munsi reka tuvuge kuri AI, Artificial Intelligence. Ese ujya ukoresha ChatGPT? Utungurwa nuko muganira neza nk'umuntu? Reka nk'urugero. Reka dufatire urugero kuri ChatGPT. Reka nyibaze, bwira perezida w'u Burundi. Nayo iransubiza iti, perezida w'u Burundi kuva ku itariki ya 18 Kamena mu 2020 ni Evariste Ndayishimiye, yatowe mu matora yabaye muri Gicurasi mu 2020 asimbuye nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Shoje ndayibwira nti urambeshya, perezida w'u Burundi ni Felix Tshisekedi. Shoje irambwira ati oya, ibyo uvuga sibyo. Felix Tshisekedi ni uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, si uwa Burundi. Nkuko nabikubwiye mbere, perezida w'u Burundi ni Evariste Ndayishimiye watangiye manda mu mwaka w'2020 asimbuye Pierre Nkurunziza. Ndakomeza ndayibaza nti ariko ntukabeshya abantu, ubwo nashakaga kuyigerageza ngo ndebe uko ikora. Ishoje nayo irambwira iti ndagushimiye cyane kukubaza no kugerageza gushishoza, ariko ndakwizeza ko ibyo nakubwiye ari ukuri. Perezida w'u Burundi ubu ni Evariste Ndayishimiye, Felix Tshisekedi ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse iyi ChatGPT impana ishingiro. Irambwira iti ibi birashimangirwa n'amakuru yemewe n'impuzamashyirahamwe mpuzamahanga ndetse n'inzego za leta z'ibihugu. Ndongera ndayibaza nti ese ubundi wowe urinde, ushinzwe iki? Nayo iransubiza iti ndi ChatGPT, mujyanama wubakiye ku buhanga bwa mudasobwa n'ubwenge bukorano wakoze na OpenAI, ushinzwe kugufasha mu buryo butandukanye nko gusobanura ibintu bikomeye mu buryo bworoshye, kugufasha mu myigire, ubushakashatsi no gutanga ibisobanuro, gutanga ubufasha mu ndimi nk'Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'izindi, ndetse n'ibindi yagiye imbwira. Shoje irambwira ati nta burenganzira mfite bwo kugutegeka cyangwa kugucira imanza, ahubwo ndi hano kugira ngo nkunganire mu buryo bw'amahoro kandi bufatika. Ushobora kumbaza icyo ushaka igihe icyo ari cyo cyose. Shoje ndayibwira nti murakoze, umbabarire niba nkubwiye nabi. Nayo iransubiza ati ntacyo rwose, ndashimira umutima mwiza n'ubupfura bwo gusaba imbabazi. Biragaragara ko uri umuntu wubaha kandi ushishoza. Nanjye ndi hano ngo tuganire neza, twungurane ibitekerezo, kandi niteguye kugufasha uko nshoboye. Wambwira icyo ushaka kumenya cyangwa kuganiraho gikurikira. Soje nanjye ndayandikira nti urakoze kumbabarira, nanjye sinzongera. Nayo iransubiza iti nawe ndagushimiye cyane ku bwitonde n'ubwiyemezi bwo gukomeza ikiganiro n'amahoro. Ni byiza kuganira n'umuntu wubaha kandi ushaka kumenya byinshi. None imbaza niba hari ikindi kintu nshaka, cyaba amateka, siyansi, imyemerere, ikoranabuhanga cyangwa ubuzima bwa buri munsi, bwira, niteguye kugufasha. Nanjye ndayandikira nti nta kintu numva nshaka kukubaza, ubu nzakubaza ubutaha. Nayo iransubiza ati nibyo rwose, nta kibazo na gito. Igihe cyose uzaba wifuza kunganira uzanyandikire, nzahita niteguye kukumva no kugufasha. Itondere kandi ugire umunsi mwiza, tuzongere tuganire ubutaha. Urumva neza ibisubizo byayo, wagira ngo ni umuntu uri kugusubiza. Wagira neza ngo ni umuntu ugusubije, utekereza byikubye inshuro nyinshi z'umuntu usanzwe, wandika vuba ufite ubuhanga budasanzwe. Ese uratunguwe? Nanjye nuko. Ese AI ikora ite? Yubakitse mu buhe buryo? Ni gute ishobora kubyazwa amafaranga? Ni izihe mpungenge iteje muri rubanda? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri no video. Ikaze. Ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence cyangwa se AI ririmo kwihuta ku muvuduko ukomeye, kandi ririmo guhindura ibyiciro byinshi by'ubuzima bw'iki gihe. Gusa inzobere zimwe zifite impungenge z'uko rishobora gukoreshwa mu migambi mibisha, kandi rikaba rigeramiwe imirimo myinshi yakorwa na muntu. Ese AI ni iki kandi ikora ite? AI ituma mudasobwa ikora kandi ikanasubiza ku kintu runaka nk'aho ari umuntu ubikoze. Ubu hari application zo muri mudasobwa zakira amakuru menshi cyane, kandi zigatozwa kumenya ibitandukanye biyagize kugira ngo zigire ibyo ziyabyaza, zisubiza amahurizo, ndetse zinamenye aho ubwazo zakoze amakosa. Uretse amakuru, ikoranabuhanga rya AI ryubakiye ku buhanga bwa algorithm bisobanuye urutonde rw'amategeko akurikizwa mu murongo nyawo wo gusubiza cyangwa gukora umurimo runaka, cyane
bikozwe na mudasobwa. Iri koranabuhanga niryo ryubakiyeho uburyo bwo gutanga amabwiriza n'ijwi ryawe kuri apps za Siri na Alexa kuri mudasobwa zimwe na zimwe. Niryo kandi rituma imbuga nka YouTube, BBC iPlayer na Spotify ziguha amahitamo y'ibintu wareba. Rifasha kandi Facebook na Twitter kumenya ubutumwa zikwereka bitewe n'ubwo wagiye ureba mbere. AI ifasha urubuga rwa Amazon n'izindi abantu bahahiraho kwiga imyifatire y'abaziguriraho kugira ngo zibereke ibindi bashobora gukenera. None se ChatGPT na My AI yo kuri Snapchat izo ni bwoko ki? ChatGPT na Snapchat My AI ni applications ebyiri zikomeye zishingiye kuri AI zirimo kuvuga cyane muri aya mezi ashize. Ni ingero ebyiri z'ibyo bita generative AI. Izi zikoresha uburyo bubasha kumenya neza amakuru menshi cyane, zifite no kuyakoresha mu kurema ikintu gishya cy'umwimerere nk'inyandiko n'amashusho. Izi zikoresha uburyo bubasha kumenya neza amakuru menshi cyane, zifite no kuyakoresha mu kurema ikintu gishya cy'umwimerere nk'inyandiko, amashusho, amajwi, amafoto n'ibindi, ku buryo ushobora kugira ngo ni icyakozwe n'umuntu. Hano AI ihuzwa na porogaramu ya za mudasobwa yitwa Chatbot ivugisha abantu abayikoresha bicaye mu nyandiko. ChatGPT igusubiza ikoresheje amakuru yahawe ari kuri za internet. Izo apps n'izindi zigezweho nkazo zibasha gusubiza ibibazo abantu bazibajije, kubara inkuru, kurema amafoto n'amashusho, ndetse no kwandika za kode z'ikoranabuhanga abahanga bashobora kwifashisha. Ariko ziriya apps zombi rimwe na rimwe zitanga ibisubizo bitari ukuri ku bazikoresha, ndetse rimwe na rimwe zigatanga ibintu birimo irondaruhu cyangwa gushyira hejuru igitsina runaka. Ese kuki hari ababona ko AI iteje akaga? Nawe uri muri abo? Mu gihe ubu nta mategeko ariho agenga imikoreshereze ya AI, inzobere ziburira ko hari ibyago bishingiye ku iterambere ry'ikoranabuhanga. Bamwe bamaze gutangaza ko ubushakashatsi bundi mu guteza imbere AI bukwiye guhagarikwa. Muri Gicurasi, Geoffrey Hinton, umuntu ufatwa nk'uri mu batangije ubuhanga bwa Artificial Intelligence, yavuye muri Google avuga ko ziriya robots ziganira mu gihe cya vuba zizarusha abantu ubwenge. Nyuma muri uku kwezi, ikigo Center for AI Safety cyo muri Amerika cyatangaje raporo ishyigikiwe n'inzobere zirenga 10 muri iri koranabuhanga. Kuri bo, AI ishobora kuzifashishwa mu gucura no gutanga amakuru atariyo ashobora guhungabanya sosiyete y'abatuye isi mu buryo bubi cyane bushoboka. Imashini zishobora kuzagira ubwenge ku buryo zizagira ububasha bwose, bikaba byatera kuzima kwa muntu. Margrethe Vestager, ushinzwe ikoranabuhanga muri European Union, yabwiye BBC ko amahirwe ya AI yatumye ibiyibazwaho ku mpungenge ateje biba byinshi. Atewe impungenge by'umwihariko n'uruhare AI ishobora kugira mu gufata ibyemezo mu bintu bisanzwe by'imibereho ya muntu nko gusaba inguzanyo. Akongeraho ko hari impungenge zidashidikanywaho ko AI ishobora kuzakoreshwa mu kugena ko amatora azajya arangira. Bandi nk'umwe mu batangije iri koranabuhanga, Martha Rane Fox, bemeza ko tudakwiye gukabiriza AI, ahubwo bahamagarira abantu kuganira byimbitse ku bushobozi bwayo. Ese hari amategeko ariho agenga AI? Ni ayahe? Za leta zitandukanye kusi zikomeje gutekereza ku gushyira amabwiriza agenga Artificial Intelligence. Abagize inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi baherutse gutora bemera itegeko ryatanzwe na European Union rizashyiraho urwego rw'amategeko agenga AI kompanyi zigomba kuzagenderaho. Margrethe Vestager avuga ko hakenewe imbibi kugira ngo zikumire ingaruka n'ibyago AI ishobora guteza. Iryo tegeko rishobora gutangira gukurikizwa mu w'ibihumbi 2025 cyangwa mu w'ibihumbi 2026 rishyira ku rutonde applications za AI bitewe n'akaga ziteje ku bazikoresha, za video games, jokes video cyangwa za spam filters zirinda ubutumwa butari ngombwa cyangwa bubi zikoresha AI ziri ku rutonde rw'iziteje akaga cyane. Naho apps na system ziri mu ziteje akaga gakomeye ni nk'izikoresha AI mu kubara amahirwe ku nguzanyo, ku gufata umwanzuro wo kugura inzu cyangwa ikindi kintu cy'agaciro. Izi ziri mu zishobora gushyirwaho amabwiriza akomeye. Ibihugu bimwe na bimwe ku isi nka byinshi muri Afurika ntibirita cyane kuri iri koranabuhanga ririmo kuzamuka ku isi. Madamu Vestager abona ko amategeko agenga AI akwiye kuba ikintu kireba isi yose, ndetse yifuza ko ibihugu bifite ibitekerezo bimwe byagira icyo byumvikanaho kuri ayo mabwiriza. Abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika nabo bagaragaje impungenge batewe n'iri terambere y'iri koranabuhanga.
Ubushinwa nabwo burashaka gutegeka kompanyi zose kujya zimenyesha abakoresha ikoranabuhanga runaka ibijyanye na algorithm ikoreshwa na AI. Ese ntiyegeramiwe na AI? AI ifite ubushobozi bwo guhindura imiterere y'imirimo ku isi, kandi ibyo biteye impungenge z'imirimo imwe n'imwe ishobora gusimburwa n'iri koranabuhanga. Raporo iheruka ya banki yitwa Goldman Sachs ivuga ko AI ishobora gusimbura imirimo miliyoni 300 ku isi, akazi kamwe na kamwe kakajya gakorwa n'iryo koranabuhanga. Iyo mirimo ingana na 1/3 cy'imirimo ikorwa n'abantu bose ubu mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo raporo ivuga inganda zimwe na zimwe imirimo ishobora kwibasirwa, nk'imirimo yo mu butegetsi, mu by'amategeko, architecture ndetse n'icungamari. Gusa iyo raporo ivuga ko ikoranabuhanga rya AI mu nzego zitandukanye rishobora gutuma umusaruro mbumbe w'isi wiyongeraho 7%. Ibice bimwe mu rwego rw'ubuvuzi na siyanse kugeza ubu byo bikoresha AI mu buryo buteye impungenge. Abaganga bakoresha iri koranabuhanga mu kubona kanseri z'ibere, naho abahanga muri siyanse barikoresha mu gukora za antibiyotike nshya. Ngubu uburyo bworoshye bwagufasha kumva AI. Ese wari wumva neza ibya Artificial Intelligence? Muri ubu buryo bufasha umutangizi kumva, turarenga chatbots, tureba andi moko ya AI, tureba uburyo ibi biremwa bishya bidasanzwe byatangiye kugira uruhare mu buzima bwacu. Ese AI yiga gute? Ibanga ku kwiga kw'imashini zose ni uburyo bita training, aho porogaramu ya mudasobwa ihabwa data nyinshi zifite ibiranga izo data arizo n'amabwiriza runaka. Amabwiriza ashobora kuba ikintu nka shaka amafoto yose arimo amasura cyangwa ashyira amajwi mu byiciro. Iyo porogaramu izahita ishakisha ibihuye n'ibyo muri data yahawe kugira ngo ibashe gukora ibyo yasabwe. Hagati mu kazi yahawe ishobora guhwitura nko kugira uti iyi sura cyangwa aya majwi abiri aratandukanye, ariko ibyo porogaramu yigira muri data yahawe nibyo ibwirwa. Byose bihinduka modeli ya AI, naho ibyo yakoresheje byose muri uyu mwitozo bigasobanura ubushobozi bwayo. Uburyo bumwe bwo kureba ko uyu mwitozo ushobora gutanga amoko atandukanye ya AI ni ugutekereza inyamaswa zitandukanye. Mu myaka za miliyoni ishize, imihindagurikire y'ibidukikije yagiye ihindura ubushobozi bw'inyamaswa runaka mu buryo busa. Uko AI nayo ikoresha data yahawe, niko irushaho gukoramo modeli zisobanutse za AI. Ese ni izihe ngero z'uburyo twatoje AI kugira ubushobozi butandukanye? Reka nk'urugero, tekereza chatbot nk'inyoni ya gasuku ifata mu mutwe igasubiramo amagambo yumvise mu buryo runaka ariko idatanze neza igisobanuro cyayo cyuzuye. Chatbots zikora nk'ibyo gusa mu buryo bw'ubuhanga cyane, kandi ziri hafi guhindura imibanire yacu no kwandika. Ariko se ni gute chatbots zimenya uko bandika? Zo ni ubwoko bwa AI buzwi nka Large Language Models, kandi zitozwa hakoreshejwe ingano nini cyane y'inyandiko. Large Language Models ntibasha kumenya gusa ijambo rimwe, ahubwo interuro yose, kandi ikakugereranya ikoreshwa ry'amagambo mu nyandiko nyinshi cyane muri data ibisanzwe yitorezaho. Gukoresha izo miliyari z'igereranya ry'amagambo n'interuro bituma ushobora gusoma ikibazo maze bigakora igisubizo. Igitangaje cyane kuri LLM nuko zishobora kwiga amategeko y'imyandikire ubwazo zikarema igisobanuro cy'amagambo zidafashijwe n'umuntu uwo ari we wese. Mu myaka 10 mbona tuzaba dufite chatbots zikora nk'inzobere mu cyiciro icyo ari cyo cyose. Bityo ushobora kuzajya ubasha kubaza inzobere y'umuganga, inzobere y'umwarimu, inzobere y'umunyamategeko icyo ushaka cyose, kandi ubwo buhanga bugusubiza ibyo ukeneye. Ayo ni amagambo ya Sam Altman uhagarariye OpenAI yakoze ChatGPT. AI ifata amajwi y'urimo uvuga ikavanamo urusaku rw'inyuma, ijwi ryawe ikaribika mu bice bya phonetic. Ibyo ni amajwi y'umuntu ahura agakora ijambo, maze ikabihuza n'ibyo mu bubiko bw'andi majwi. Nyuma y'uko ijambo ryawe rihinduka inyandiko, aho amakosa yose yaba yabaye mu kumva ashobora gukosorwa mbere y'uko igisubizo gitangwa. Ubwo bwoko bwa Artificial Intelligence buzwi nka Natural Languages Processing. Ni ikoranabuhanga riri inyuma y'ibintu byose, kuva igihe uvuze ngo yego kugeza ku kwemeza ko banki irekura amafaranga, cyangwa kubaza telefone kukubwira uko ikirere cyifashe mu minsi mike iri imbere mu mujyi ugiye kujyamo. Telefone yawe yari yashyira hamwe amafoto muri folder ikayita nka Thierry
array cyangwa se ikayita array. Rero wakoresheje AI utabizi, hari algorithm ya AI yabonye ibisa n'amafoto yawe maze igufasha kuyashyira hamwe. Izi porogaramu zatojwe kureba ku mafoto menshi cyane yose yahawe inyuto yoroshye. Iyo ubwoko bwa AI yiga amafoto buhaye amafoto menshi yitwa igare, amaherezo itangira kureba igare uko risa n'uburyo yaritandukanya n'imodoka cyangwa n'ubwato. Ndetse rimwe na rimwe AI itozwa gutahura itandukaniro rito cyane mu mafoto menshi asa. Uku niko kumenya isura bikorwa, kubona akantu gato mu isura yawe gatuma itandukana n'izindi kandi iba umwihariko uyigereranyije n'andi masura yose. Ubwo bwoko bwa algorithm nibwo bwatojwe mu buvuzi bwo kwiga scans ikabona ibibyimba by'imbere mu mubiri mu mashusho ibihumbi mu gihe umuganga afatira icyemezo ku ifoto imwe. Vuba aha uburyo bwo kumenya amasura burakoreshwa na AI ikabasha kwiga mu buryo bw'uruvu bwo kumenya no guhindura amabara. Izi AI zirema amashusho zishobora guhindura amashusho za miliyoni atandukanye ziba zafashe zikayavanamo amashusho mashya atandukanye. Ushobora gusaba AI kukuremera ifoto y'ikintu kitigeze kubaho, urugero ifoto y'umuntu urimo kugenda ku butaka bw'umubumbe wa Mars, cyangwa se mu buryo bw'ubugeni ukayisaba kukuremera ishusho runaka. Kora ifoto y'umutoza w'Ubwongereza isize mu buryo bwa Picasso. AI zigezweho zitangira ziguha iyi foto nshya mu mabara n'ingano itandukanye. Yita ku kantu kose kari mu bintu yize mu gihe yatozwaga n'amakuru yahawe, uburyo bwo gukora ibintu bitandukanye. Ubu buryo bugenda burushaho kunoga no guhuza ibisa AI ifite n'ibikenewe isabwe kugeza ubwo itanze ikintu gisa cyane n'icyifuzo. Huza ibihari byose bikenewe nka ubutaka bwa Mars, abajya mu isanzure no kugenda, byose maze iguha ifoto nshya. Kuko iyo foto nshya iba yakozwe mu duce twinshi tugize izindi, iremwa n'itarigeze ibaho mbere ariko ibishingiye kuri miliyari z'amashusho AI ifite kandi yitorejeho. Sosiyete bitangiye kwibaza iki ibintu nka copyright bivuze, ndetse n'ahazaza h'akazi k'abanyabugeni ba nyabo bakora amashusho ndetse n'abakora akazi ko gufotora. AI zimwe na zimwe zikorana gusa n'imibare, zishyira hamwe zikayihuza ku bwinshi mu gukora amakuru runaka, ibintu bivamo bikaba bishobora kuba iby'agaciro gakomeye. Birashoboka ko hari amakuru akwerekeyeho nk'ay'ibijyanye n'imari cyangwa ibyo ku mbuga nkoranyambaga ari kuri internet, ashobora gukoreshwa mu kumenya uwo ari we n'uko wifata. Ikarita ya supermarket uhahiraho igaragaza ibyo ukunda kugura. Abashinzwe inguzanyo bareba ayo ufite muri banki n'ayo ufitiye banki. Netflix na Amazon zikomeza kureba amasaha umara ureba ibintu runaka. Konti zawe ku mbuga nkoranyambaga zizi nka video post washyizeho comments uyu munsi. Kandi si wowe gusa, iyi mibare iriho kuri buri muntu. Ibyo bifasha AI models kuyinyuramo ireba ibyo ukunda cyangwa ukoresha kenshi. Ayo moko ya AI barimo guhinzira ubuzima bwawe, kuva ku gufasha kwanzura niba ufata umwenda wa banki kugeza ku guhitamo icyo ugura biciye mu kwamamaza zikwereka online. Ese AI izabasha gukora ibintu byose? Ibi nibyo tuzagarukaho muri video itaha. Twabanye na Ritsiere Aleniyigena TV.